Ishimwe ikuzo icyubahiro ni ibya Allah, umurezi w'ibiremwa byose, n'amahoro n'imigisha nibisesekare ku basozereje intumwa n'abahanuzi Muhammadi, Imana imuhe n'amahoro n'imigisha. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti z'amateka nyakuri, muri aka kanya nejejwe no kuba ngarutse mu gihe kirekire cyari gishize tutabonana, tutaganira kubera ibibazo binyuranye mu bantu. Nyine ni ibibazo mu bantu, ni ibibazo, ntabwo ibibazo bijya bibura, ariko nanone kwihangana nicyo cy'ingenzi, kuko tugomba guhangana nyine n'ubuzima bw'isi, cyane cyane ko ari bwo buzima nyine inkozi z'ibibi za kapitalisme zaduhitiyemo ubuzima bukakaye. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire mu gihe kirekire cyari gishize, ariko ibyo tugiye kuganira byo nyine igihe gisa nk'icyatakaye, ariko ntaho kirajya, kuko icy'ingenzi ni ibyo abantu bakura mu biganiro abantu baganira. Kandi intego yanjye, intego y'amateka nyakuri, nk'uko nabibabwiye kuva kera, ikigamijwe ni ubumwe n'amahoro mu banyarwanda. Rero ntabwo nzigira mpema na gatoya kugira ngo nkomeze kubwira abanyarwanda no gushishikariza abanyarwanda kugerageza kuba bamwe, guharanira kuba bamwe, guharanira uburenganzira bwabo, ariko bimakaza ubumwe n'amahoro, kuko nibyo u Rwanda rukeneye, nibyo rwabuze. Muri aka kanya nifuje kugira ngo dusesengure imvugo y'umugabo ngo ni Minisitiri w'Ubumwe Bizimana. Rero hari ikiganiro yakoreye Geneve akibwira abanyarwanda bari baturutse impande zose z'isi, dore ko hari hagendera amafaranga yacu menshi, kandi ugasanga mu by'ukuri ibihamagariwe abantu ni ibintu bidafite icyo bimariye u Rwanda n'abanyarwanda. Ugasanga ni amafaranga yahatakariye, yagiye. Bariya abantu baba bari hariya ntabwo mu by'ukuri baba bafite ubushobozi ubwabo bwo kugira ngo batege bave imihanda yose baze guhurira hariya baganire. Leta iba yabishyizemo amafaranga, iba yatangiye amafaranga. Ziriya nama zijya ziba hirya no hino, gutangwa ni mu Budage, ariko biriya ni ibintu leta ishyira nk'amafaranga, kandi ari amafaranga aba ari menshi. Abashobora gukora umushinga, abashobora kugira abantu atabara hano muri kino gihugu cy'u Rwanda, bagakora umushinga kandi bakabaho igihe kirekire bariho neza mu buzima bwiza buryoshye, ubuzima buzira umuze. Ariko ni ikibazo gikomeye ko noneho amafaranga atangwa, kandi agatangwa ntacyo ari bwubake, ahubwo agamije gusenya. Rero muri icyo kiganiro cyari gifite umutwe ugira uti ngo ni intekerezo shingiro y'imiyoborere y'u Rwanda nyuma ya 1994. Nk'uko mubizi, inyigisho za leta iyobowe na FPR nizo kugaragaza ko ngo mbere ya 1994 u Rwanda rutari ruhari, ko u Rwanda rwatangiye kubaho muri 1994, cyangwa se ko rwari ruriho nanone mbere ya 1959, ariko nyuma ya 1959 rugapfa, hanyuma rukongera kuzuka muri 1990, nyuma ya 1994. Ibyo ngibyo ni imvugo zabo, ntabwo ari byo ngiye mbavugira, ariko imyumvire yabo niyo ngiyo. Nagira ngo rero muri makeya, muri kino kiganiro yavuzemo byinshi, ariko icy'ingenzi kirimo nuko yavuze ati kugira ngo musobanukirwe neza, kugira ngo mwumve neza, nuko dusubira mu mateka. Donc birasaba kujya mu mateka. Ubundi amateka, nk'uko mbwira abantu buri gihe, nyine nibyo amateka, iyo abantu bagiye mu mateka bibaho ko bashobora kwitwara, bikaba ibyo bashobora kurenga, kugira ngo batagenda amateka atagenda yisubiramo. Bityo kumenya amateka nta kindi bimaze, ni ukugira ngo abantu bafate ingamba, bafate amateka mabi bayarenge, bavuga bati amateka mabi ntabwo tuzasubiramo,
ariko twebwe tugomba gukora amateka meza, bakareba meza bakayakomeza ndetse bakanarenzaho. Ariko ikibabaje cy'aba bagabo ni uko amateka bavuga baba bayagoreka, ahubwo ku buryo biba bigaragara ko ikigamijwe ari ugusubira mu mateka yari yararangiye. Ugasanga uburyo rero bwo kwigisha amateka kwabo mu by'ukuri ni ibintu by'ibibazo gusa, kuko ntabwo bigisha amateka bagamije ko bamenya amateka nyakuri, ahubwo babigisha amateka bagamije kugira ngo babeshye abantu, noneho bizaba impamvu n'intandaro yo kugira ngo amateka mabi azisubiremo. Ibi rero bikaba ari akaga kandi akaba ari n'amakuba ku Banyarwanda. Rero igitangaje cyane ni uko yavuze ko ngo mbere y'abazungu Abanyarwanda cyangwa se u Rwanda, Abanyarwanda barasabanaga. Koko barasabanaga nyine, nk'uko murambwira Abanyarwanda, ntabwo ikibazo cy'Abanyarwanda cyacu nk'u Rwanda, ntabwo ikibazo ari uko twebwe nk'Abanyarwanda, inyabutatu nyarwanda, umuhutu, umutwa, umututsi, ntabwo ibyo ngibyo tujya tubipfa. Ahubwo abategetsi bacu, abategetsi b'u Rwanda mu ngoma zose zaranze u Rwanda, batubereye abategetsi babi, noneho bo bakaza bagayobora nabi, bakagira imiyoborere mibi, bigatuma Abanyarwanda batagera ku ntego baba biyemeje yo kugeraho, yo guteza igihugu cyabo imbere, kubera kuko wasangaga buri gihe ababaga bari ku butegetsi baba bafite ubwikanyize n'ubwironde n'ubwikunde, bityo bigatuma rero Abanyarwanda tutagira ubumwe nyabwo bunyuze mu mucyo. Ugasanga nyine nicyo kibazo. Ariko mu bijyanye n'imibanire y'abaturage aho bari mu cyaro, aho bari baturanye, nta gihe batasangiye, nta gihe batasabiranye, nta gihe batatabaranye. Umuhutu n'umututsi baratabaranye. Rero kuba barasanze nyine hari ubusabane mu bantu bwari buhari, ariko ntabwo bivuze ko mu butegetsi hari ikibazo. Mu butegetsi hari ikibazo. Avugamo amazina rero, ikintu gitangaje cyane ni ukutinyuka akavuga ko u Rwanda donc ngo hari kuri we avuga ngo hari abantu ngo basebya u Rwanda, abavuga n'amazina, avuga ko ngo abantu basebya u Rwanda, noneho ngo bakavuga ko ngo mbere ya 90 ngo twari dufite u Rwanda rwiza, ngo hanyuma ngo inkotanyi ziraza, ngo ziva muri Uganda, zirarwangiza, zizana umutekano muke, amahoro arabura. Ndagira ngo iki ngiki ikibabaje giteye agahinda ni ukuntu umuntu nka minisitiri urwego afite, noneho na titre bamuhaye n'icyo ashinzwe cy'ubumwe n'ubwiyunge, akoresha amagambo adakwiriye umuntu uri mu mwanya nk'uwe. Kuko birababaje, biratangaje. Avuze amazina y'abantu, avuga ngo Ndagijimana, avuga ngo na Nkiko, Nsengimana, ngo n'abandi aho barunze. Iyi ni imvugo iri nyandagazi, ni imvugo idakwiriye umuntu nkawe. Kumva yita abantu ko barunze nk'aho ari ibishingwe. Ntabwo Abanyarwanda bari hanze, mwirukanye mu gihugu, mwaje muvuga ko muzakuraho impamvu zose z'ubuhunzi, mukaza ahubwo mugakreye ubuhunzi, finaroma mukaba muri kwita abo bantu ngo aho bari bararunze nk'aho ari ibishingwe. Abantu se mwabagize ibishingwe, mwabagize imyanda, mudusobanurire tubimenye. Wowe Bizimana, narakwiyumviye neza ugaragaza ko hari imvugo
imvugo nk'izo ngizo ukoresheje zigamije gutesha abantu agaciro, kwambura abantu ubumuntu, ziba zifite icyo zihembera kandi kishyikiriza icyabaye muri 1994 aricyo jenoside yakorewe abatutsi. Nabivuze kera mbwira abanyarwanda ngo niba twaragize ibyago n'ingorane hakabaho ibigoryi tutazi n'ubu bitaramenyekana bigategura jenoside bikayishyira mu bikorwa cyangwa se bikayishyirisha mu bikorwa, ntago twari dukwiye kongera kurangara kugira ngo iyo jenoside yongere kugaruka mu Rwanda cyangwa se no ku isi, dore ko byari n'intego bijya no mu ntego za FPR Inkotanyi, ariko wajya kureba ugasanga si byo ikora, ahubwo ugasanga irakeya ibintu bimeze nk'ibyo, kubera kuko ntago ushobora kuvuga ko ngo ubishyire no mu itegeko shingiro ry'u Rwanda ko tuzaharanira tuzarwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, noneho wowe ngo ujye buri gihe umuntu uvuze umugerekaho ibyo bintu uvuga ko uzarwanya, kubera ko avuze gusa ugasanga icyo kintu, iryo jambo, ugasanga icyo muvuga ko muzarwanya mu kigize igikangisho, kandi mu by'ukuri atari ko byakagombye kugenda. Rero niba hari imvugo zavugwaga n'abo muvuga ko bateguye jenoside bakaba barakoze baresheje imvugo z'ubucucu z'ubugoryi, tubasubize muri Bisiniya, tubanyuje muri Nyabarongo n'izindi mvugo nyinshi z'ubucucu, uyu munsi tukaba tubona abategetsi basubira mu mvugo zimeze nk'izo, ni akaga n'akandare, ni ukuvuga ko nta nubwo bigeze biga, nta nubwo abo bantu bigeze biga. Rero sinumva ukuntu umuntu yihanukira akavuga ko abantu barunze nk'ibishingwe. Aka ni agasuzuguro, ni n'ubwirasi, ni n'ubwibone, nk'uko nanone yagiye abivuga muri iyo disikuru yasomeye abanyamuryango ba FPR hariya nyine muri Geneve. Hanyuma avuga nyine ko abazungu basanze u Rwanda, basanze abanyarwanda ari bamwe, ariko n'ubu u Rwanda ngo basanze u Rwanda ari rumwe, ariko u Rwanda ruracyari rumwe, ntabwo ruzigeze ziba nyinshi. Ntabwo u Rwanda ni rumwe, ruzahora ari rumwe. Ikibabaje kinateye agahinda ni ukuntu twebwe twananiwe kuba bamwe. Ni ikintu giteye agahinda. Kuki byatunanije iki kuba bamwe? Kugeza aho dufata abantu bamwe tukabita imyanda, tukabita amazina y'inyandagazi. Bitunaniza iki? Wa mugani wa Byumvuhore. Bitunaniza iki kuba bamwe kandi dufite u Rwanda rumwe, dufite igihugu kimwe, dusangiye ururimi rumwe? Imico yo burya iratandukana, nubwo ujya avuga ngo ni imwe ariko ntabwo ari byo. Imico si imwe rwose, imico si imwe, imico iratandukana, wanabivuze, genda nabyo turaza kubigarukaho, ariko imico yo ntabwo ari imwe. Hari imico duhuriraho, ariko hari n'indi mico abantu biharira. Rero u Rwanda ruzahora ari rumwe, ntabwo zizigera ziba nyinshi, icyo ni igisanzwe, ni n'icyumvikana. Ikibabaje ni uko twebwe tutaba bamwe kandi twagumye guharanira kuba bamwe. Hanyuma kuba abanyarwanda barasabanaga ni ikintu kigaragara, barasabanye
uretse ubu ngubu byatunanije tubinanijwe namwe nuko mutwikishije ubukene tudashobora kubona icyo dusabaniraho, ariko ubundi abanyarwanda dukunda gusabana. Ariko uyu munsi ntibyoroshye gusabana kubera ko ibyatumaga dusabana mwabikuyeho. Amasaka mwarayatemye, intoki muratema, imirimo muyeritwaka, guhinga mubigira kubahingira, babahamwe mukajya gucuruza, kwihaza mu biribwa murabitsemba ngo murashaka guhaza amasoko. Ibyo byose ni ibintu bituma tudasabana. Ariko mbere twarasabanaga kuko ibyo twari tubifite, mutarabitwaka twari tubifite. Iyo uvuga ngo abo wita ko ari imyanda, uvuga ko barunze iyo ngiyo, umenye ko mbere ya 90 twari tubanye neza n'abanyarwanda muri rusange, dusaba, dusangira, dushyingirana, dufite amahoro. Muri 90 turayabura, tubura amahoro kuva muri 90 igihe hatangajwe intambara. Batubwira ko inkotanyi zateye u Rwanda, tugatangarizwa ko igihugu kigiye mu bihe by'intambara. N'uyu munsi ntago turigera dutangarizwa ko intambara yarangiye. Bisobanuke neza rero ko kuva muri 90 kugeza uyu munsi turacyari mu ntambara, kubera kuko ntago uwafashe igihugu ntago yigeze adutangariza ngo avuge ati intambara yarangiye noneho ni amahoro. Niyo mpamvu n'uyu munsi u Rwanda rwananiwe kugaruka aho rwahoze. Abanyarwanda ntago bongeye guhinga nk'uko bahingaga, ntibongeye gusabana nk'uko basabanaga, ntibongeye gutunga nk'uko batungaga. Twagiraga abakire tukabamenya, tutakanaka n'umukire, kanaka n'umukire, kanaka n'umukire. Uyu nta mukire dufite mu Rwanda, kandi ni mu gihe ntawe ucuruza, ntawe uhinga. Twagiraga abo bitaga abakungu. Uyu munsi umukungu ninde? Iki ni ikibazo rero abanyarwanda dufite. Ikindi giteye ubwoba kigatera n'agahinda ni umuntu kwihararanga akavuga ko ngo abaparimuhutu nibo bashinye ubumwe bw'abanyarwanda, ngo nibo bashinye. Mungira ngo mbwire abanyarwanda ko iyo aba bagabo bavuga abaparimuhutu baba bavuga abahutu muri rusange. Ikimenyetso cy'ibyo nuko iyo bashaka kukwikoma no kukuzibya, bareba aho uturuka n'aho wavutse, bakakwita amazina bakurikije ibyo ngibyo. Umwana w'imyaka 20 uyu munsi baramwita umuparimuhutu, cyangwa ko yose ingengabitekerezo y'abaparimuhutu. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko iyo bavuga parimuhutu baba bashaka kuvuga, ntabwo baba bavuga parimuhutu nk'ishyaka, ahubwo baba bavuga parimuhutu nk'umuntu w'umuhutu, umwana w'umuhutu. Ubwo Yesu ingengabitekerezo ya parimuhutu, ukuntu babona ko abantu bonka ingengabitekerezo byaranyobeye.
bose ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ibyo baba bavuga ibyo ari byo. Ni ibimenyetso bigaragaza ibyo bavuga ibyo ari byo. Noneho bati ngo Parmehutu niyo yangije ubumwe bw'Abanyarwanda. Gute? Iyo bagiye kubeshya, umugabo yajya kubeshya, abeshya ko Parmehutu ngo ryo shyaka ryaje bwa mbere mu Rwanda. Sibyo, twarabisobanuye bikomeza bisobanukirwa Abanyarwanda bimenye. Ibyo bitaza muvoma social byatangiye ari abana b'Abatutsi bigaga mu ndatwa, dore ko nabyo yabivuze rwose, ibyo avuga byose by'ibinyoma ariko ashyiramo n'ukuri, kuko abana b'Abatutsi nibo bigaga bonyine, bigaga rero mu ndatwa, nibo batangiye gushyiraho icyo bita muvoma social. Bafite amazina ntibuka yibarira hano yibariki, ariko nibo batangiye gushyiraho iyo muvoma yabo. Noneho muvoma social Muhutu nayo iraza. Izo ngizo ni nazo zaje kuvamo amashyaka, kandi nabwo iyabanje ni yayindi yabanje mbere, n'ubundi niyo yaje kwitwa runara. Ariko iyo ashaka kubeshya abantu ngo nibo bazanye amashyaka, uretse ko nuko bari bo bayazana atari ikibazo. Ntabwo ubwabyo ntabwo ari iki, ntabwo ari ikibazo. Baravuga ngo impamvu abashinja ibyo ngo nuko bavuga ko baje bavuga ko ubwami bwari bubi. None se kubera iki Bizimana kubwe abona ko hamwe n'ibyo azi yanavuze muri icyo gihe abwira aba bana, yumvaga ko abantu batashoboraga kugira ngo nabo bavuge akarengane kabo, kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo. Kuvuga ko abantu baragaragaje ko nabo bakandanijwe imyaka n'imyaniko, bakwiye guhabwa ubushobozi, bikamenyekana ko nabo bashobora gutegeka, ko nabo bashobora gutunga nk'uko n'abandi bantu batunze. Ibyo nibyo byabaye ikibazo, maze baba bangije ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bw'Abanyarwanda se ni ubwabamwe? Ubumwe bw'Abanyarwanda uko mwe mubwumva, mwumva ari ubwabamwe, ari ubw'abantu bamwe, cyangwa Abanyarwanda ni twese? Keretse niba mufite uko mubona Abanyarwanda akaba ariyo muba muvuga, ariko niba muvuga ko ari ubumwe bw'Abanyarwanda nk'Umuhutu, Umutwa n'Umututsi, sinumva ikindi kintu kindi mubona ko kidakwiye kubaho. Niba abantu baravuze bati natwe imyaka mwaraye dutegetse, mwadukubise ibiboko, mwatugize gutya, yarabivuze, turaza kubigeraho. Ko rero abantu bavuga bati mwaretse tukasangira ubutegetsi, si ikibazo. Ubeshya ku nyandiko, noneho ejo bundi yareruye, yajyaga yivugira manifeste y'Abahutu, manifeste y'Abahutu, abeshya ibiyigize. Ariko ejo bundi ntubishyire unavuga ko habayeho na mise au point yanditswe n'abari bagize inama nkuru y'ibwami. Ikibazo ni uko yabeshya ibyari biyikubiyemo. Ntabwo mu by'ukuri yaje ivuga ko abakorera bagomba kuva mu Rwanda gusa, ahubwo hari indi baruwa yari yanditswe n'abo bantu yita ko bangije ubumwe bw'Abanyarwanda, bafite ibyo basaba umwami. Nk'uko umwami Rudahigwa yari amaze kurumarika ko kubona ko hari ubwoko bwakandamijwe, akavuga turi noneho namwe mubahe. Ibyo Binzinge bibira umugabo, avuga ko nkabo nk'abana babibonaga ndetse bagashyikira Rudahigwa ko ibyo byabaho. Yarabivuze, arabitangaza, bivuga ko bagomba kugabanya, ko ntibyabaye, byahereye mu magambo.
mu gihe abandi bari basa nk'ababyibutsa bati kuki. Nibwo mizopo yanditswe ibihanangiriza babwira ko bagomba kuziba, ko ntaho bahuriye, uretse ko icyo bahuriye hari ukuba babereye abagaragu bakaba ba sebuja babo. Ibyo nibyo uvuga byo kuzana amacakubiri kuko bagaragaje uburenganzira bwabo. Niyo macakubiri urimo kubashinja muri aka kanya. Rero aratangaza cyane iyo mu by'ukuri mu gusobanura ibisingizo cyangwa se ibisigo uko umwami bamusingizaga, biratangaje cyane mu byumve. Icya mbere ni uko yabwiye abantu ngo umwami si umuntu. Tusanzwe tuzi neza ko na hano mu Rwanda mwe muri yonge mu Burayi yabwiraga ari mwe mbwira, hano mu Rwanda iyo umuntu avuze ngo abakire si abantu, aba ashatse kugaragaza ko abakire ari abantu nyine babi, badafite ubumuntu, batita ku bantu, si umuntu. Iyo bavuze ngo abakire si abantu, ntabwo baba bavuze neza, bavuze ko nyine bakire atari abantu beza, batagira ubumuntu, bikubira, bakora iki, bakavuga bati abakire si abantu. Niba rero umwami atari umuntu, ubwiza bwe buri hehe? Ngo n'umwitarurabwoko, ngo ni umusangwa wa bose, ngo ni umubyeyi w'u Rwanda, ni umuvunnyi w'igihugu, ngo ni nyagasani, ngo ni nyamugira utangwa. Ngaho nimumbwire ibyo byose dusesengura amagambo. Niba umwami abantu bamwambuye umuntu, nawe akishyiramo ko atari umuntu, murumva azakora iki? Niba umuntu mumugize nyagasani, nawe akumva ibyo akabyakira atyo, akumva ko ari nyagasani, mwumva ko bizagenda biti? Mwese mwanarize iki kintu, muzi neza umuntu kamere yacu ukuntu iteye. Iyo bavuze umuntu bakamusingiza biriya bisingizo bageze kuriya, n'uyu munsi hano mu Rwanda ibyo birahari. Hari abantu bafata perezida w'u Rwanda bakamwita nyagasani, hari abamwise intumwa y'Imana. Iyo umuntu yakuzamuye muri urwo rwego, nawe ukizamura muri urwo rwego, iyo wikuyemo ubumuntu ukora ibitari iby'abantu. Iyo udafite ubumuntu, gusenya amazu y'abantu biba bikoroheye, kubicisha inzara biba bikoroheye, kubakinagaza biba bikoroheye, kubita ibishingo biba bikoroheye, kubandagaza mu buryo ubwo aribwo bwose buba bikoroheye, kuko wikuye mu bumuntu. Ntabwo ubona ko biba ariho bikuriho, nta nubwo ubona ko byakugeraho. Rero niba umuntu yiyambiye ubumuntu, abantu bamwambaye umuntu, nawe akiyabumbura ubumuntu, akishyiramo cyangwa bakamushyiramo ko ari hejuru ya bose, biragoye ko uyu muntu azagira icyiza akora. Biragoye. None ikindi gitangaje, ngo yavaga mu bwoko bumwe,
yavaga mu bwoko bumwe bw'Abanyiginya n'Abega. Ubundi abami bavaga mu Banyiginya, mbere cyo kora hari abandi bami babagaho ubundi bwoko, ariko kuva ku bwa Gihanga Ngoma Ijana nta wundi muntu wongeye kuba umwami uretse ko yabaga ari Umunyiginya. Cyokora Abega babaga abagabekazi, bakaba abamikazi, nyine babaga bari abagore b'abami, bityo bakaba abagabekazi. Bari rero nabo bari mu bwami koko, wenda byose nabimugishaho impaka, nibyo ni Abega n'Abanyiginya, kuko umwe yabaga ari abami ariko abandi nabo bamwegereye aho ngaho. Nibyo, ariko nyine mu byumve, niba umwami yaravaga mu bwoko bumwe, mu muryango umwe, si no mu bwoko bumwe, si mu bwoko bumwe ahubwo ni mu muryango umwe, kuko hari abandi Batutsi kuva ku bwa Gihanga Ngoma Ijana batongeye gusunutsa utuzuru ku bwami, mu kuba abami. Ubundi kera habagaho abami nyine Abasinda, bakagira abami Abasinga babo. Gihanga araza abikuraho ibyo byose. Rero ngo iyo abantu bashyamiranaga, ngo umwe yabwiraga undi ngo dusangiye umwami ariko ntidusangiye ijambo. Ku bwa Bizimana rero ngo ibyo nibyo byatumaga batarwana kandi ngo bicane. Ariko akasetsa anababaza cyane avuga ngo kwicana byazanywe n'abazungu, ngo kwicana byazanywe n'abazungu ndetse na Parimehutu. Biteye ubwoba. Noneho njye namubaza, niba abazungu ari bo bazanye kwicana hamwe n'Abaparimehutu, ndagira ngo mubaze niba ku nshushu abazungu bari bahari. Ku rucunshu ko abantu bamaze abandi, ndetse uretse gusa kuba nta rukiko cyangwa se ngo habe hari umuryango mpuzamahanga wabyemeje nk'uko byanditse mu itegeko nshinga, abatekereza babona ibyo ngibyo, babonye ibyo bintu cyangwa basomye, babigereranya bavuga ko bisa cyangwa se mbese biramutse bigiye inkiko bikaregerwa byakwitwa nabyo jenoside. Ibintu byabaye muri icyo gihe, abantu batsemba abandi, bagamije gutsemba Abanyiginya, ariko hakagenderamo n'Abatwa n'Abahutu n'abandi Batutsi, ibyo birumvikana, ariko hagamijwe Abanyiginya. Bizimana sobanurira Abanyarwanda, abazungu bari bahari? Ko wumva aribo bazanye ubwicanyi mu Rwanda hamwe n'Abaparimehutu? Aho hantu bari bahari? Ahubwo se tugende mbere yaho gatoya. Ku Rwabugiri, nyina wa Rwabugiri mu Rurunkwere, abazungu bari bahageze se? Bari bahari? Kuva ku bwa Ruganzu Rwimba yagura ibihugu nta bantu bapfaga? Abazungu bari bahari? Sobanurira Abanyarwanda, dusobanurire. Kabare na Ruri na Nkiko ndetse na Kanjogera bari Abaparimehutu? Wagasobanurira Abanyarwanda ukagaragaza uburyo ki Parimehutu n'abazungu aribo bazanye ubwicanyi mu Rwanda.
noneho akavuga ko hari inama rero abakoroni ndetse n'abapadiri baza mu Rwanda, ababatumye gukoroniza, hari inama bahawe y'uburyo bari bwitware, bazitwara bageze mu gihugu. Bivuze ngo nibagera mu gihugu ngo bazabanze bige imico y'Abanyarwanda n'ururimi rwabo, ngo kandi bazakorane n'abari ku butegetsi. Ese ko bagomba gukorana n'abari ku butegetsi, abo bazungu ko rimwe bagomba kwigisha, kandi ko namwe bigishije, bahuriye he na Twarimutu yabayeho muri 1959? Kuva abakoroni baza mu Rwanda, hiza abana b'Abatutsi, abana b'Abahutu barahezwa, abazungu bababwira ko muri beza, bavuga ko mufite ubwenge kurenza Abahutu, inama ziratangwa, warabivuze, bababwira ko Abahutu baramutse bakoze revolution bagasimbura Abatutsi, igihugu cyaba kibonye akaga. Ibyo byose murabyemera, murabyakira. Usobanura neza ko Abatutsi, hamwe nuko Abatutsi rero bigaga, aribo nyine abazungu baje, ari nayo tactique yari y'abazungu, yari yo kwikungwakaza ku bategetsi kugira ngo babone uko bahindurira abaturage. Rero ntago abazungu bagombaga guhindura abaparimutu mbere yuko bahindura abarunara, kuko tageti yari runara, ni umwe bari ku butegetsi. Abari ku butegetsi nibo bagombaga guhinduka kugira ngo babashe guhindura ahubwo abo mwita abaparimutu. Ngira ngo mbwire Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ko mukurikiye nk'iri jambo rya Bizimana, murabona mu byishinge nagenda mbicagagura, ntabwo narivuga ryose ngo mbirangize, ariko ntacyo atavuze mu byabaye. Yaje no kuvuga ko ngo hari ikintu kibi cyabaye cyashiku n'ikiboko, agaragaza ukuntu abantu ngo bubaka isite famiye bajyaga gukura amatafari Kabgayi bakayazana hano i Kigali n'amaguru bakubitwa. Agaragaza ukuntu abazungu bashyizeho iryo tegeko ngo muri 1917 maze iryo tegeko Abahutu bakagenda bakajya Abatutsi babakubita. Ubugaragu bw'Abatutsi bwari gufata ibiboko bagenda bakubita Abahutu bikoreye. Avuga uburyo bwinshi ukuntu bikoreraga ibiti babivana Gishwati babizana i Kabgayi. Unaniwe bamukubita ibiboko kandi yakubitwa n'Abatutsi. Njye nibaza nkavuga ngo niba twaragize amahirwe yo gusobanukirwa abaduteranije, tukagira amahirwe, niba atari ibiri mu mutima yacu, atari ibiri muri twebwe, tukaba twaragize amahirwe yo gusobanukirwa ko aba bazungu baje bakaduteranya twabanaga, kuki uyu munsi tutabyipakurura ko batagihari? Kuki niba mwebwe Abatutsi baraje bakababwira ko muri beza mukabyemera, bakababwira ko ari mwe mufite ubwenge mwenyine mukabyemera,
bakabaha inkoko ngo nimukubite abantu mukabakubita, mukiga mwenyine mukabyemera, mugatunga mwenyine mukabyemera. Noneho nabo ejo bundi bakavuga ati nabo none reka tubahe, nabo bakabafasha bakabakubita nabo. Ibyo tukaba tubisobanukiwe ko mwebwe mwashutswe n'abazungu nabo bagashukwa n'abazungu. Uyu munsi twashyize hamwe tukasasa inzobe, tukavuga tuti ibi bintu dukora ni ububugani n'ubugoryi, reka tube bamwe, reka dukore bimwe, reka twiyunge, ariko ntidukomeze kumva ko twe turi beza bari ari babi. Ubumwe buzaboneka gute mwishyira hejuru mushyira abandi hasi? Buzava hehe? Ntabwo bishoboka. Nta bumwe bushobora kuva mu kwirata, nta bumwe bushobora kuva mu kwibona, nta bumwe bushobora kuva mu kwiyemera. Kugira ngo ubumwe bushoboke ni ukwicisha bugufi, ugafata agahwa kajombye uriya nawe kakijomba ukamenya ko karyana, mugashyira hamwe mukabana. Ntabwo kuba bamwe, ntabwo tuzaba bamwe kubera ko bamwe bateye abandi ubwoba, ntabwo tuzaba bamwe kubera ko bamwe bacamakajwe ku bandi, ntabwo tuzaba bamwe kubera ko bamwe bageretsweho ibyaha umurundo wabyo bagizwe ingaruzwa muheto. Ibi ngibi twahora turwana, ntabwo twaye intambara zazashira, ntabwo intambara zazashira, twahora turwana. Uyu munsi niba mufite uburyo mwimva mwifuza ko mwarwana nk'uko mujya mubivuga ngo mubaze sakarori si swifa nziza ku banyarwanda. Nigeze numva uyu mugabo Bizimana avuga ko ngo kuba abavandimwe barwana bakanicana si ikibazo, ariko nta kaga n'amakuba. Abarwana abicana batagombye kwicana si amakuba. Urumva ntacyo bitwaye? Tuvinda imwe turarwana, ibyo urumva ntacyo bitwaye? Uyumva nta bugoryi burimo? Abantu tuvinda imwe tunarwane twicane? Harimo ubugoryi mu shekami, harimo ubugoryi mu byumve neza. Iki cyagombye gusobanuka neza. Hanyuma niba koko we ubizi neza ko bigishijwe ibi ngibi, hari icyo yavuze ngo ku nama bagiriwe ngo niba mushaka ikintu cyabafasha kandi mu buryo bworoshye kugira ngo mugere ku butegetsi cyangwa kugira ngo mutegeke, ngo nuko abana b'abasore b'abatutsi ari abantu b'intagereranywa mu iterambere ry'igihugu, kandi ngo byaba ari akaga gakomeye habayeho reverisiyo yatuma abatutsi basimbura abahutu basimbura abatutsi. Ibyo ngo byavugwaga n'umuzungu w'umupadiri Classe. Niba aba bantu baraje bakabataka gutya mukabyemera mugategeka imyaka amajana nk'uko mubizi, kuki imyaka 30 abantu bategetse muyigira ikintu kiremereye cyane kurenza imyaka 800?
imyaka 30 niyo yonyine nibyo cyo gukora. Ibi nabyo bigaragaza nyine bya bindi wasesenguye, muzungu yasesenguye agaragaza ubwenge bw'abantu. Nibyo navugaga, nusanga biriya nubwo uri kubipinga, ariko uriya muzungu hari ibyo yavuze biri clair. Iriya mico mu by'ukuri urasanga si ijana ku rindi, ariko 70% buri gice yivuzeho kirimo. None se nyine niba yaravuze ko muri icyo gice yavuga ko ngo hari umuzungu nibagiwe uwo ari we, ngo bahaye misiyo yo gutandukanya, yo kugaragaza igitandukanya umuhutu, umututsi n'umutwa. Agiye kubireba nawe avuga nyine uko yabibonaga, ariko nubireba n'ubundi usanga n'ubundi ibyo yavuze 70% ni ukuri. Bishobora kuvamo ikinyuranyo cya 30% gusa, haba kuri buri bwoko yavuze n'uko yabavuze. Ngiye mbona ari ukuri mu by'ukuri 70% cya buri cyo yavuze kuri buri bwoko, si byose, kuko ntago abahutu bashobora kugarukira kuri metero imwe na santimetero 67 gusa. Hari abagira na 70 na 80 ndetse na 90 barazishobora kuzigira ari abahutu, birashoboka. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo hari ibindi bishobora kuba byamuranga nyine. Erega tujye tubimenya, tubivuge neza. Mu by'ukuri no mu gihe tutitwaje inyandiko ngo mabuku n'iki, mbere mutaramenya kwandika ku bwa gihanga, mwari muzi abahutu, muzi abatutsi, muzi n'abatwa, mwari mubazi kandi mwari muzi kwandika, ariko mwari mufite ko mu batandukanya nyine. Byari bizwi, bari bafite ko mu batandukanya. Kandi n'uyu munsi hari abanyamateka bajya bandika ibyo bitabo bavuga ko abatutsi bafite umuryango, ariko abahutu ntabwo bafite inkomoko. Mujya mubivuga, hari abantu muri mwe babivuga. Rero ibi ngibi nibyo mbwira abanyarwanda ko bitagombye kudutanya, kuko si twabyihaye. Ntabwo byagombye ibi ngibi kudutanya. Ikibi ni ukubirwanira no kubyicanira, ariko kuba twabiba si ikibazo. Ikintu kibi ni uko twabyicanira, nkakoza nka kwica, ukaza ukanyica, tukica uriya. Ibyo nibyo bugoryi, ariko kuba ibyo si ikibazo. Rero nge mbonamo ese iyo murebye neza ku bijyanye n'ubwenge babavuzeho, nge ndabyemera ko mufite ubwenge, ndabyemera vraiment ko ubwenge burahari, kuko amateka nyine arabigaragaza uburyo koko mufite, kandi banabiciyemo n'umugani. None niyo urebye ukuntu abantu bitwara, none se nyine wabisobanura gute ukuntu abantu mwabashe gutegeka imyaka 800 batashoboye kurenza 30? Mwabisobanura gute se nyine? Wavuze byinshi, bakunda amahoro abahutu. Hari ahantu nari nabyanditse ahangaha y'imico nyine yabo mwagiye mwandika, ngo umutuza azi ubwenge kandi ni indyarya. Ngo hari ibyo avuga, bafite ururimi rwe yihariye, ururimi yihariye nyine simpamya ko ruhari. Ngo ni umuhezanguni, gashakabuhake, ngo ndetse yavukiye no gutegeka. Ibi ngibyo mbibona mu mico, kuko ibyo nanjye mbibona gutyo. Siko mbibona, ntabwo yavukiye gutegeka, ahubwo ni uko hari abishyizemo ibyo.
ariko cyo bavukira noneho abana nabo ngo bavukira gutegekwa, ni abanebwe, ubwenge ntabwo bureba kure, ngo kandi ngo bakunda kwiheba, ndetse bigatuma babita amazina ashingiye ku mana, ba Bizimana, ba Sibomana, cyokora ngo bakunda amahoro bose, ngo abahutu bikundira amahoro, bakikundira no guhinga. Rero njyewe nsesengura ibi ngibi wavuze mu mico uyu muzungu yakweretse kuri abantu bano ku batwa ntavuzeho uyu munsi, njye mfata 70% rwose nkabona ari byo, 30% gusa akaba aribyo mvuga ko si byo, ariko 70% biba mu by'ukuri ari byo. Njye mbona ari byo rwose, 70% mbona ari byo. Uyu muzungu rero ngo yitwa Yanis Keneski, ngo niwe wahawe iyo misiyo nyine yo gukora, yo gutandukanya nyine, kugaragaza inkomoko y'abo bantu. Muri byo yavuze ko ngo ngo abatutsi bafite inkomoko itandukanye nyine n'iy'abahutu, ivuga ko abahutu bakomoka muri ba Rubantu, hanyuma bakavuga ko abatutsi nabo ngo we yavuze ko hari abavuga ko bakomoka muri Ethiopia, ariko we yavuze ko ngo bakomoka muri Misiri, ndetse kuko basa n'abafarawo. Ibi nabyo ntabwo ari ukubabeshyera, ubwanyu muzi ko uretse ko wenda icyo yabeshyeye nuko yavuze ko musa nk'abafarawo, mushaka gusa cyangwa se mukifuza gusa n'abayahudi. Ibyo ngibyo ngira ngo ibi ngibi byose ni ibintu biri mu mico abantu bavuga, ni ibintu rero bishoboka. Gusa icyo nshaka kuvuga ni uko ibi byose bigomba gukizwa, ni uko abantu dukwiye kureka kwiyumva no kwiyemera no kwirata, tukemera kuba bamwe, tukamenya ko bari yarabo natwe turabona ko turi mufite igihugu kimwe cyitwa u Rwanda. Nigeze kubivugaho, abantu baba baturuka hose si ikibazo. Bamwe diba hari koko abaturuka muri Chad, ariho bavuga ko ari abahutu, abandi bakavuga ko baturuka muri Bisinia, noneho bakavuga ko abatwara basanga butaka, ariko nabo niho bavuga ko bakomoka, mu andi mateka bavuga ko bakomoka muri Congo. Ibyo byose nigeze kubigaragaza ko n'ubundi nta uvumbutse mu butaka, twese twaje tubusanga. N'uyu munsi uri ahangaha, ariko rushobora kuzajya ahandi. Ibyo ni imiryango yagiye igira, n'amateka arabigaragaza ukuntu abantu bagiye bagenda, n'ukuntu nyine ayo moko yaje ubwabyo biragaragara. Yagiye aturuka ku mazina y'abantu, abantu bakitwa abamusindi, ababutse bakaba abasindi, bakitwa abamusinga, abavutse bakaba abasinga, bakitwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni uko gukora abantu bagendaga bagwira, kandi bigatuma bakwira isi. Si ikibazo rero, gusa ikiri ingenzi ni uko mu Rwanda, bageze mu Rwanda habayeho nyine ko tuvuga ururimi rumwe, tugasangira akabisi n'agahiye, ariko hakaza ubutegetsi bukadutegeka nabi. Mu by'ukuri iyo turebye ukuntu mu mateka, ukuntu bavuga ko aya moko yaje mu Rwanda, bakabwira ku buryo haje abahutu bakaza bibumbira inkono banihigira inyamaswa, bakabwira ku buryo abahutu nabo baje bakaza ari abahigi, kandi nanone ari abahinzi, kandi nabo bahiga. Bakakwereka uburyo abatutsi nabo baje bafite inka boroye, bakakwereka n'impamvu abantu bamwe bashaka kugira amasambu manini n'abandi mato. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ni amateka ari logique, kuko ntago abahutu bari bakeneye, kubera ko bari abahinzi, barahigaga nyine amaboko akagira aho agarukira, kugira ubutaka bunini cyane ntabwo byari ngombwa. Abatwa nta n'ubutaka bari bakeneye, kuko bakuraga ibumba aho baribonye, bakibumbira bakajya mu ishyamba bakajya guhinga.
ariko bayiza abatutsi kubera ko boroye bashaka ubutaka bunini kugira ngo inka zabo zibone aho zirisha. Ni muri urwo rwego nyine wabonaga ko bari bafite iyo nyota yo kugira ubutaka bunini. Ni no muri urwo rwego bitagize icyo bitwara abo basangaga, cyane cyane ko baje babagirira neza babakamira amata bakaba finalo babepoza uburyo tuzakomeza kuba gutya. Turebe uburyo twakwiyorganiza tugira igihugu tugira abantu bayobora abandi. Ni muri urwo rwego abahutu n'abo twavuze bati ngaho mwebwe nta kibazo ni mutuyobore, nta kibazo, ni muri n'abantu beza mutwihera amata tukinywera nta ribi ryanyu, dore mwarongoye n'abakobwa bacu. Babaho ubutegetsi koko murategeka, ariko mumaze gutegeka mubakorera ibya furambi, nicyo kibazo. Mumaze gutegeka noneho iyo mukomeza mukabitegekera mukomeza mukabaha nk'uko mwabahaga, ntacyo byari kubatwara. Ariko babahaye igihugu kubera ko nyine mufite mwebwe ibitekerezo byanyu byari byagutse mbere yabo, bakabaha amata bakinywera, nabo bati abantu ni abantu beza. Barababwira muti rero kubera ko mu by'ukuri bari benshi barushaga imbaraga, mwigira inama yo kunywana nabo, muti tugomba kujya tunywana kugira ngo tuzagire uhemukira undi, tukanywana mukaca indasago, umuntu ukafata amaraso teruza mukayakoreraho imihango, uzahemuka rwose bizamukoreho rimwe na rimwe, ko kuhemutse agahabwa nk'uburozi agapfa, bati ni igihango kimukozeho. Mwebwe muzi ko ntacyo byatwara, mwebwe mwamwe muzi ko ntacyo byatwara, ariko bo mwabyogurishe bo bumva ko akora ibyo. Yarwara umushita ati nuko nahemutse, akibombarika mu guhemuka, bityo bituma ubutegetsi bwanyu bukomera. Nta bwenge se burimo aho ngaho? Aho ntiharimo ubwenge? Harimo ubwenge kandi bwinshi. Ntago rero igitangaza si n'ikintu gikomeye cyane. None ikintu gitangaje ariko kibabaje cyane ni ukuntu uyu mugabo hari abo yikoma ngo hari ibyo mumusaba, mwebwe muri imbere ye, mwari imbere ye, mwebwe mumusaba ko njye nafungwa na Ngabire na Yesi n'abandi na Ntwari, ngo mumusaba ko badufunga. Yarabashubwiye rero ababwira ko aduteze, ngo hari aho adutegeye. Nimumbwire namwe umuntu ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo ufate initiative yo gushaka gutegera abantu ku byo bavuga no ku byo bakora. Ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwo ni ubumwe. Banyarwanda rero, Banyarwandakazi, inshuti z'amateka nyakuri, ntabwo nakomeza kuganira namwe igihe kirekire mutarambirwa, ariko icyo nshaka kugira ngo nsorezeho nuko nk'uko Jean Damascene Bizimana abivuga, nimwite ku mateka muyasome, muyabaze abakuru, mpamagarire urubyiruko kugira ngo rwitandukanye n'amateka mabi, rumenye amateka, bityo rubashe guhitamo inzira nyayo kandi ikwiye yo kugira ngo twubake ubumwe bw'Abanyarwanda. Ntabwo tuzubaka ubumwe buri wese yigize victime, niba tudahisemo kumenya ngo niba hari ababashuka bakababwira ko ngo hari abazungu babashutse kugira ngo bashwane,
kuba babimenye ko babashutse ni impamvu nziza yo kugira ngo biyunge. Niba batabikora mumenye ko atari bo babashutse. Niba badashaka kwiyunga mumenye ko abo bavuga babashutse si bo babashutse, nibo bishutse, ni ibiburaburyo, ni ibisahiranda. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.